umugabo nyamugabo. Ese wari uzi ko urugo wubatse iminsi 1000 warusenya umunsi umwe gusa, bigakomoka ku ijambo ritujuje n'amasegonda 10? Hari abagabo benshi batari abagizi ba nabi, ntibananywa n'inzoga nyinshi ngo bitwa abasinzi, nta nubwo rwose ari abarwanyi ngo bakubita abagore babo, yewe n'indangagaciro z'ubusambanyi ntazo bujuje byibuze ngo babarirwe muri uwo muryango. Ariko aba bagabo bakabaye batanga urugero rwiza, nibo barimo gusenya ingo zabo buhoro buhoro kandi bucece. Igiteye agahinda ni uko babikora batabizi. Iyi si inkuru y'umugabo mubi nabateguriye, ahubwo ni inkuru y'umugabo wibwiraga ko ari mwiza ndetse ibyakora akumva ko ari mukuri. Honey, we need to talk. You're always so busy. It's hurting the family. I know, work has been overwhelming. I'm sorry. We have to fix this. It's not enough. Let's talk. You always come home so late. And what about our son? He's growing up. He's a man. You are my husband. What can I do? I am always working extra hours. You avoid family time. It's always an excuse. I'm sorry, work has been overwhelming. This is why I'm here. I'll give you some space. Can't do this. Tears fall down, my heart still knows God is near. Kamanzi yari umugabo w'inshingano, umugabo uhamye. Yakoraga cyane, yishimiraga ko ari we wishyura fagitire zose zo mu rugo, bimwe aba diaspora mwita bills. Yishimiraga ko urugo rwe rutagira ikibazo cy'amafaranga. Yatekerezaga ko kuba atahananiwe ari gihamya ko ari we ntwari, ariko hari ikibazo mu rugo atigeraga abona. Yatekerezaga ko kuba atavuga byinshi ari umunyabwenge. Yatekerezaga ko guceceka ari ituze, kwirinda akavuyo n'abo mu rugo. Ariko hari itandukaniro riri hagati yo guceceka no kwitandukanya n'abo babana. Buri munsi umugore we Aline yageragezaga kuvugana nawe, akamubaza ibibazo bitandukanye. Umugabo ntabwo yamwirukanaga, ariko ntiyanamuhaga ubusobanuro bw'ibyo amubajije. Urugo rwabo rwari rufite ibintu byose tuzi nk'ibigurwa amafaranga, ariko hari ikintu kimwe gusa bari babuze, aricyo twita connection. Guhuza imikorere n'imyumvire yabo ntago byakundaga. Umunsi umwe rero umugabo Kamanzi yaje aturutse ku kazi arakaye cyane. Nta muntu wari warigeze amenya ko uyu mugabo ari mu ntambara, ariko byamenyekanye yaramaze no gutsindwa. Aline yamubajije ikibazo cyoroshye, umunsi wagenze ute? Kamanzi aramusubiza ati, reka nkubwire wa mugore we, ntabwo ujya umenya ko ubuzima bugoye. Iryo jambo ntabwo ryari igitutsi, ariko yararengereye cyane. Mu masegonda 5 gusa yatumye umugore we yumva yarasigaye inyuma, cyangwa mu kimwe atakiri muzima mu mutwe. Ubu abagabo benshi ndabizi mwisanze muri iryo kosa. Simvuze ko mukubita abagore banyu, ariko mwabambuye agaciro. Kandi nanone ibi mbivuze ntirengagije ko hari n'abagore bananiranye. Ese wari uzi ko umubyeyi ari we ndorerwamo y'umuryango? Umuhungu wabo Tuyisenge, umwana ukiri mutoya, yatangiye guhinduka. Ntabwo yari akivuga. Ibyo byari umuco akomora kuri papa we. Yatangiye kubaza mama we ibibazo bitangaje cyane. Umunsi umwe yegera nyina aramubaza ati, ese mama, papa ahora arakaye kubera twebwe? Icyo kibazo cyari nk'amasasu yisukiranya isaa 8 z'amanywa. Hari abana benshi batekereza ko ibibazo by'ababyeyi babo ari amakosa yabo, kandi hari abagabo benshi batazi ko abana babo babareba nk'igipimo cy'urukundo n'ubuhangange. Dore rero igisubizo ku bagore bifitiye stress zikomoka ku mibanire mibi. Inshuti ya Kamanzi yajyanye Aline aho nawe umuteza stress, aho umugabo we arari, aho yumva amajwi y'inyoni n'umuyaga wuje oxygene. Aha ngaha hari abantu bazinduwe no kwishima gusa. Stress zo mu rugo yari yazisize hakurya iyo ngiyo, aho yatangiye
yatangiye kubona umuntu umwumva kandi umuteze amatwi. Si uko uyu mugabo inshuti ya Kamanzi yakundaga uyu mugore cyane, ahubwo yamuhaga attention nk'inshuti y'umuryango. Inshuti z'imiryango hari igihe zikemura ibibazo, kandi izi attention iyo zivanze na care ni kimwe mu bintu bikomeje kwangiza ingo nyinshi. Ntabwo byatangiye ari ubusambanyi, ahubwo byatangiye Aline yiboneye umuntu umwitaho. Reka nkubwire ko ikibazo atari aho byari bitangiriye, ahubwo ikibazo cyari aho bigiye kwerekeza. Hari amagambo abagabo benshi badakunda. Umunsi umwe umwana Tuyisenge yarebye se aramubaza ati, mbese papa, kuki utareba mama mu maso iyo muganira cyangwa iyo muri kuvugana? Ako kanya Kamanzi yumvishe umutima umusimbutse. Hari abagabo benshi batinya icyo kibazo kuko baba bazi igisubizo. Umugabo yarebye fone ye vuba vuba, yitegereza umwana we, areba umuryango we. Ako kanya amenya ko ikibazo atari akazi, amenya ko ikibazo atari ugutaha ananiwe, amenya ko ikibazo atari stress, ahubwo Kamanzi ubwe yibonamo ikibazo. Atangira kwibaza uko agiye kubigenza. Nkwibutsa ko umugore we Aline yari yamaze kwibonera inshuti y'umuryango imutega amatwi. Nk'uko mbizi umwanya wanyu urahenda, igihe kirahenda. Iyi nkuru igice kibanza reka nerekeze ku musozo. Umugabo ashobora kuba ari umwizerwa ku mubiri ndetse yewe no mu bigaragara, ariko akaba umuhemu ku mutima. Ikintu kibabaje, ashobora kuba atarigeze asohoka mu rugo ngo ate urugo rwe, ariko ugasanga yarusohotsemo mu mutima. Kuba umugabo nyamugabo si ukuba udakora amakosa, ni ukumenya igihe kigoye ukabasha guhanga n'iminsi iruhije, ugakomeza kuba umutwe mu muryango, mu nshuti, mu baturanyi, mu kazi ndetse no kuri wowe ubwawe. Wakwibaza ngo ese uyu mugore wamaze kubona undi mugabo umwitayeho bizarangira gute Kamanzi namenya ko umugore we afite indi nshuti isigaye imwitayeho? Igice gikurikira ntikizagucike. Abagabo mwitaye ku bagore b'abandi. Ni John Advisor nk'ibisanzwe, umujyanama w'ubuntu wihariye. Mbategurira inkuru nk'izi kugira ngo zigire inyigisho zibasigira. Naho ubutaha. This is incredible. Just for you. This is so beautiful. I'm so happy. Me too. This moment is perfect. I love this. I still wear your ring at night. Still pray that we'll be alright. But someone saw the tears I hide and stood so gently by my side. He speaks the words you never say, stays when you just walk away.